reka nguhe ikaze nanone kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko, aho yumvira icyanga cy'amagambo. Icyanga cy'amagambo turakirebera mu mwandiko w'amateka kuri Rukara rwa Bishingwe. Uti Rukara rwa Bishingwe ni muntu ki? Nta handi rero wabivana uretse kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Ikaze. Byinshi mu byo wibaza ukimara kumva umuntu avuze izina Rukara rwa Bishingwe cyangwa urwishe umuzungu, harimo kuba wamenya ese ni muntu ki, ese yishe umuzungu mu buhe buryo, cyangwa se bapfuye iki. N'ibindi bibazo byinshi uri bubone ibisubizo byabyo muri iyi nkuru ndi kugusomera. Rukara rwa Bishingwe ni mwene Bishingwe na Nyirakavumbi nyina w'Ivubi. Yavukiye Gahunga mu ngoma y'Uburera, kuri ubu ni mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru, aho bakunze kwita mu Gahunga k'Abarashi. Rukara yabayeho ku ngoma ya Yuhi wa gatanu Musinga, umwami waba warategetse u Rwanda hagati y'umwaka w'igihumbi 895 n'igihumbi 931 hakurikijwe igenekereza ry'urutonde rw'abami bategetse u Rwanda. Amateka ya Rukara rwa Bishingwe abenshi bakunze kuyafata nk'umugani cyangwa igitekerezo, kandi yarabayeho. Uretse bamwe mu bakirigitananga nyarwanda nka Sebatunzi bacuranze amateka ye, bamwe mu banditsi b'amateka nabo bamwanditseho mu bitabo byabo kuko yabaye ikirangirire mu Rwanda. Rukara afite benshi bamukomokaho, bari bafite igisingizo cy'ubutwari n'umuryango w'Abarashi mu nzu by'Abarashi. Benshi muri aba bakaba batuye mu karere ka Burera mu murenge wa Gahunga ho mu ntara nyine y'Amajyaruguru, aho bakunze kwita mu Gahunga k'Abarashi nk'uko twabibonye hejuru. Inzu y'Abarashi ibarizwa mu bwoko bw'Abacyaba b'Abarashi bakomoka kuri Karashi, ari we mukurambere wabo. Kwitwa Karashi byaba byaratewe n'uko ngo uyu sekuruza yari umukogoto w'umuheto, mbese umuhanga uzi kurashisha umuheto. Karashi yavaga inda imwe n'abandi bahungu barimo Kanaga ndetse na Karandura. Imiryango yabo ikaba ifite inkomoko muri Ankore, ubu ni mu gihugu cya Uganda. Benshi mu Barashi babaye ibyamamare mu ngabo z'ibwami, ariko wamamaye cyane ni Rukara rwa Bishingwe na Nyirakavumbi nyina w'Ivubi, wari ufite igisingizo kivuga nyine ko ari Nyirakavumbi nyina w'Ivubi. Uyu yari umutware w'Abakemba, Uruyenzi, Abemeranzige n'Urukandagira. Iyi yose rero uko ari ine ikaba yari imitwe y'ingabo yariho ku ngoma ya Yuhi wa gatanu Musinga. Kubera ko yari intwari y'icyamamare, ingabo ze zari zaramuhaye izina rya Rukara rw'igikundiro rwa Semukanya intana batatu ya Rutamu. Intebe y'ubutware bw'ingabo Rukara rw'igikundiro rwa Semukanya intana batatu ya Rutamu, mu nteruro y'ikivugo cye ngo yayizunguyeho cyangwa se yirazwe na se Bishingwe, kuko ngo nawe yatwariraga Kigeli wa kane Rwabugiri izo ngabo. Rukara rwa Bishingwe ngo yari umugabo w'igihagararo, ibigango n'igitinyiro nk'uko bamwe mu banditsi b'amateka y'u Rwanda bamubonye yabyanditse. Amateka akaba agaragaza ko yari afite nka metero 1 na santimetero 90 mu gihagararo. Usibye n'ibyo, kuri ubu hari umwe mu buzukuru be witwa Juvenali Ndagije. Iyo mwitegereje ngo wahita utekereza ibigango bya Rukara, dore ko ngo hari umugabo wirabura w'ibigango n'ubwanwa bwinshi upima nka metero 1 na santimetero 90 z'igihagararo, mbese ni nka se. Igihagararo n'ibigango akaba ari umwihariko w'Abarashi, kuko mu miryango yose yo kwa Rukara ngo nta muntu uri munsi ya metero na santimetero 70 z'uburebure, mbese mu gihagararo. Rukara yagiraga ihinyu cyane mu buzima bwe. Rukara rwa Bishingwe yakunze guhinyura abantu bakomeye, ariko ngo byagira ku mugabekazi Nyirayuhi Kanjogera wategekeraga umuhungu we Musinga wari ukiri igihenga, mbese umwana muto muri icyo gihe, ngo bikaba akarusho. Umunsi umwe Rukara yasanze uyu mugabekazi ngo wakundaga guca imanza yikinze inyuma y'inyegamo, maze ngo aramuhinyura avuga ko urubanza rwo mu nyegamo na nyina Nyirakavumbi yaruca. Usibye n'ibyo, Rukara yubahwaga cyane umugabekazi Kanjogera, kuko ngo hari n'igihe yamunyariye ku ntebe undi ayihagurutseho. Aha, si umugabekazi gusa utaravugaga rumwe na Rukara, kuko ngo atacanaga n'uwaka n'abazungu, cyane cyane abapadiri, kuko baje bacengeza inyigisho z'ubukristu, mu gihe abatuye aka gace k'Uburera bari bakomeye ku idini gakondo ya Nyabingi w'icyamamare muri ako gace.
ikindi kandi ngo ubwo abazungu bageraga muri kariya gace bigabije amwe mu masambu y'abarashi bayashingamo imbago bashaka kubaka inzu nk'uko amateka abigaragaza. Indunduro y'ubuzima bwa Rukara rwa Bishingwe ni iyihe? Intandaro yo gusezera ku isi kwa Rukara rwa Bishingwe yabaye gufata iya mbere mu kurandura izo mbago, maze Padiri Pauline Rupiyasi bahimbaga Rugigana akamutumaho inshuro nyinshi ngo yisobanure, ariko ngo Rukara akamuninira ntamwitabe. Usibye ko byageze aho Rukara akemera kwitaba Padiri Rupiyasi, bagahurira ahitwa kuri Nyabyungo, ubu hubatse kiliziya y'abagatolika. Bamaze guhurira rero kuri Nyabyungo, Rupiyasi ngo yaramukije Rukara agira ati yambu Rukara, kandi ngo iyo ndamukanyo Rukara yarayifataga nk'igitutsi cyo kwamburwa abana. Rukara ngo yamwihanangirije kutazongera kumubwira iryo jambo. Rupiyasi we abibonamo agasuzuguro, amukubita urushyi, maze Rukara nawe amuterera ku munigo kugeza anogotse. Urupfu rwa Padiri Rupiyasi rwateye Rukara guhungira mu Ndorwa, ndetse na benshi mu barashi bahungira muri Kongo, mu Bufumbira, muri Uganda n'ahandi hatandukanye, bose batinya ko abazungu bazaza guhorera mwene wabo Rupiyasi Pauline bitaga Rugigana. Kwerekeza mu Ndorwa, Rukara yashakaga kwisunga Ndungutse wari warahigaruriye, nubwo nawe atari yorohewe na busa n'ubutegetsi bwa Musinga bwamuregaga kumwigumuraho. Abazungu bamenye ko Rukara yahungiye kuri Ndungutse, bamusabye kubaha Rukara, arabyemera, yibwira ko nabo bazamukiza Musinga wari warahagurukiye kurwanya bigometse ku bwami bwe bwose, nubwo bitabaye kuko bitabujije Umudage Liyetona Godwiyusi kumutera ku itariki ya 13 Mata 1912 abo yayoboraga bakegukira umwami w'u Rwanda Musinga. Ubwo Rukara ngo yabuguzaga na Ndungutse mu rugo, abasirikare b'abazungu b'Abadage birumvikana bari ku mugambi na Ndungutse baza rwihishwa, bamugwa gitumo baramuboha, ariko muri uko kumuboha ngo hagwa umwe mu basirikare ahitanywe na Rukara, ndetse ngo Rukara yiyambura impuzu ahina Ndungutse amuvuma ngo ntakime ingoma mu Rwanda. Nyuma yo gufatwa akabohwa, Rukara yajyanywe kunyongerwa mu Ruhengeri, aho yarashwe urufaya rw'amasasu. Ibikorwa bya Rukara byakoze kuri bamwe mu barashi mbere y'uko Rukara anyongwa, ngo yasize ashinganishije abamukomokaho, kuko ngo yasabye abazungu bari bagiye kumwica kutazamukorera ku bana, nubwo ibyo bitabujije ko abakomoka mu nzu y'abarashi ndetse n'abari batuye Burera muri rusange bahura n'ingaruka zitandukanye. Icyo gihe bamwe mu butaka bw'abarashi bari barahunze nyuma y'uko Rukara yivugana umuzungu Pauline Rupiyasi bitaga Rugigana, bwigaruriwe n'abandi baturage ntibanabusubizwa mu gihe bahungukaga. Uretse n'ibyo, bamwe mu batuye ako gace bahejwe mu mashuri n'abapadiri bari bayoboye uburezi bw'icyo gihe. Kuri ubu umuryango w'abacyaba b'abarashi waragutse ku buryo ngo basanga henshi mu gihugu, cyane cyane mu duce twahoze ari utwa Ruhengeri na Gisenyi, ubu ni mu ntara y'Amajyaruguru n'iy'Uburengerazuba. Benshi mu bakomoka mu nzu y'abarashi bagafata Rukara rwa Bishingwe nk'intwari idateze kwibagirana mu mateka y'abarashi. Ngayo nguko mwakoze kubana nanjye kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko, wiyumviraga ibivugwa kuri Rukara rwa Bishingwe. Ayo ni amateka. Reka rero ngo sabe ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo bigere kuri benshi. Naho butaha, ciao ciao.